ndarambiwe, sinshoboye guhangana n'iby'isi ntafitiye ibisobanuro. Ese ubundi koko Imana ibaho? Yakabaye iriho ntiyatumye emererwa gutya. Aya magambo avugwa n'umuntu ufite ibibazo, ufite ubukene, umuntu wabuze icyo arya cyangwa agaburira umuryango we, umuntu ugeze aho yumva ko gupfa ukavaho biruta kubaho nta kuriho. Ukuri ni uko uyu muntu aba akeneye ubufasha bwanjye, bwawe, bwa buri umwe wese umwegereye, kugira ngo aho acikiye intege tube ariho tumukomereza. Mbere yuko tuganira, reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 14, rigira riti: kandi turabahugura bene data kugira ngo mujye mucyaha abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Turisubiremo, rigira riti: kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyaha abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Nk'uko tubisomeye hamwe, ijambo gufasha ryavuzwe kuva kera, kuko ubwo Imana yaremaga abantu nayo yari ibizi neza ko hazagera igihe bakarushanwa ubushobozi. Niko bimeze mu isi ya none, aho hari umukene cyane, hakabaho umukene, hakabaho umukire ndetse n'abaherwe. Ubu buzima tubuzamo mu buryo bumwe, twese tubuzamo tuvutse. Tuvukira mu miryango itandukanye ndetse dukura mu buryo butandukanye, ariko hari inshinga imwe twese dukura dutozwa gukora. Tubwirwa kenshi ko nitutava hasi ngo dukore ntacyo tuzaba cyo, ndetse ntacyo tuzafasha imiryango yacu, kandi nibyo. Hari amamiliyoni y'abantu bakoze cyane, bakoze birabahira, birabatunga, batunga imiryango yabo, ubu babayeho mu buzima bwiza. Hari n'abandi bakoze cyane n'ubu bagikora cyane ngo barebe ko baronka, ariko bo byarabangiye. Sindi kujya kure cyane y'igitekerezo nyamukuru turiho cyo gufasha. Reka tukinjireho turebere hamwe uburyo hari umuntu umwe ukeneye ubufasha bwawe uko byagenda kose. Aho utuye hari umukene udafite icyo arya, yewe yanakibona akakibona bimugoye. Hari umuturanyi wawe utazi Imana, atari uko abyanze, ahubwo yarabuze uyimubwira. Hari abana bataye ishuri, atari uko banze ishuri, ahubwo ari uko badafite ibisabwa ngo bagane ishuri. Hari imiryango ifite ibibazo by'inzara, ubwumvikane buke ndetse n'amakimbirane ya hato na hato. Aba ufite icyo wabafasha, haba mu bushobozi, mu biganiro cyangwa mu kubatabariza. Yego birumvikana rwose ntiwabafasha bose, ariko mu bushobozi bwawe hari umwe mu bo navuze hejuru wahindurira ubuzima. Mu buzima bwa buri muntu habamo utubazo tumwe na tumwe dukenera ubufasha bw'abandi ngo dukemuke, haba mu kazi ndetse no mu mibereho ya buri munsi. Ariko rimwe na rimwe hari ubwo biba ngombwa ko hari umuntu uhura ikibazo gikomeye ndetse cyatuma ubuzima bwe budakomeza kugenda neza nk'uko byari bisanzwe. Iyo bigenze gutya, inshinga yitabazwa ni ugufasha cyangwa gushakira ubufasha uwahuye n'ikibazo cy'imibereho. Nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, umuntu cyangwa se abantu bagirwa n'abandi. Dukenera abadufasha kubona akazi, tugakenera abadufasha kugakora, dukenera abadufasha guhinga, tugakenera abadufasha gusarura, dukenera kandi abadufasha guteka byashya, tugakenera n'abadufasha kubirya. Iyi shusho yerekana neza ko ubuzima bwacu bugirwa no gufatanya kugira ngo tugire aho tugera. Ibi ntitwabigeraho cyangwa ngo tubyibashishe tutari kumwe n'Imana. Inama nakugira, fasha ukeneye ubufasha ntacyo ugendeyeho. Imana izaguha umugisha ariko igendeyeho, kuko yabonye ubyitayeho ndetse uzanabinambaho. Imana y'amahoro iguha umugisha, wowe wafashe umwanya ugatega amatwi iki kiganiro, ukaba ugiye no kugisangiza abandi. Mwari kumwe nanjye Magnifique Pro, inyamibwa inyurana n'impunzi, imanzi itagira ubwoba.